Amahoro amahoro bwoko bw'Imana, ndabasuhuje abo muherereye hirya no hino ku isi, ndabasuhuje abari mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Burasirazuba n'Iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ndabasuhuje ubwoko bw'Imana muherereye muri Afurika yose, ubwoko bw'Imana muherereye muri Amerika, bagenzi bacu ubwoko bw'Imana muherereye muri Aziya, muri Europe, ubwoko bw'Imana muherereye n'ubundi muri Australia, abari hirya no hino mu mvura ururimi rw'Ikinyarwanda, yego n'ababashije n'ubundi kwifashisha ikoranabuhanga ndetse na bagenzi banyu bakabasobanurira. Ndabasuhuje cyane, amahoro y'Imana nagumye agwire muri mwe. Ni mugenzi wanyu Sibomana Anastase, ubwoko bw'Imana n'ubundi basuhuje. Ni muri wa mwanya w'ikiganiro tumenya amateka n'iyobokamana. Yego, n'ubundi ubwoko bw'Imana tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere Yesu Kristo ataraza ku isi, ubwoko bw'Imana bagenzi bacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese idushakaho, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bw'Imana nk'abana b'Imana. Ubwoko bw'Imana n'ubundi buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru, nk'uko Bibiliya n'ubundi igumya ibishimangira, aho Pawulo yandikiye urwandiko Abakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 2 ababwira ati: nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera ku murongo wa 21, naho harabivuga hati: nimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri, ariho n'umutima wawe uzaba. Ariko nyirizina usanga mu isi, kuko haboneka ibyiciro by'abantu bose, urasanga hari abibeshya bakanatubeshya yuko ari ubwoko bw'Imana, ariko nyirizina aho bahoza imitima yabo hari abatamaza. Bibiliya nayo hari icyo yabishimangiyeho, itanga umugabo ku icyo ngicyo tuvuze. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya 1 umurongo wa 16 haravuga hati: bavuga yuko bazi Imana, ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka, n'abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ndetse ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17 naho harabihamya hati: muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mpungenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Pawulo yandikiye urwandiko rwa 2 Timoteyo ibice 3 umurongo wa 5 aramubwira ati: bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19 naho arababwira ati: hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo, amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Turebye ku byo tuvuze haruguru, nicyo Bibiliya ibishimangiraho ibihamya, itanga umugabo kuri byo. Urasanga ikintu harira igihe kirekire mu buzima bwawe, kandi ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana yawe. Yego, n'ubundi nk'ubwoko bw'Imana turi muri cya kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, kinyura kuri Irera TV buri munsi. Turaza twibaze tuti: mbese abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga ibyo Imana ishaka? Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe aya mateka, kugira ngo tubigireho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo, kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Muri iki kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, twifashishije igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka, kugira ngo abe dukora nk'ubwoko bw'Imana. Tugiye kurebera hamwe amateka yaranze itariki ya 27 z'ukwezi kwa 11. N'ubundi kuri iyi tariki z'ukwezi kwa 27 kuri 10 ukwezi kwa 11 mu mwaka w'igihumbi 195, nyuma y'iminsi 9 y'amasomo ku bapadiri, Papa Urban wa kabiri yagejeje ijambo ku baturage atangaza Crusade ya mbere. Crusade yari urukurikirane rw'ibikorwa bya gisirikare
byayobowe n'itsinda ry'abahamya ko bakora iby'Imana ishaka kugira ngo bigarurire igihugu bitaga ko kera cy'ubutegetsi bw'abayisilamu. Kandi ni zimwe mu ngendo dukomeje dusobanura n'ubundi kirisade iyo ariyo igisobanuro cyayo, n'ubundi ni zimwe mu ngendo za gisirikare zakozwe n'ibihugu by'itsinda ry'abahamya ko bakora iby'Imana ishaka mu kinyejana cya 11 n'ikinyejana cya 12 ndetse no mu kinyejana cya 13 bashaka kwigarurira igihugu cy'ubutegetsi bw'abayisilamu. Yego, kandi nanone intego zari kurinda abagize itsinda ry'abahamya ko bakora iby'Imana ishaka bo mu burasirazuba, babarinda ibitero by'abayisilamu. Yego, n'ubundi aya mateka cyangwa ibi dusomye cyangwa ibi turebeye hamwe kuri uyu munsi twabitangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. n'ubundi nk'uko dufatikaniriza hamwe tukareba icyo Bibiliya ivuga ku mateka kugira ngo tubashe gukora iby'Imana ishaka tutitaye kugendera ku cyo abatubanjije bagenderaho, ahubwo turanza turebe tuti bakoraga iby'Imana ishaka mu gihe cyabo cy'aya mateka, kuko Bibiliya ariyo iraza kubihamya cyangwa iraza kubivuguruza kugira ngo twebwe nk'ubwoko bw'Imana tumenye icyo tugomba gukora kugira ngo tutava mu murongo w'Imana ishaka yuko twubahiriza mu gihe nk'iki turi muri iyi si. Yego, n'ubundi tugiye kureba icyo Bibiliya ibihamyaho n'iki bivugaho, ariko turagiye kureba kuri iki ngiki, kuri iyi ngingo iri muri aya mateka yo kurwanira iby'isi, harimo ubutunzi, amafaranga, icyubahiro ndetse n'ibindi, kandi bikorwa n'abantu bari mu itsinda ry'abahamya ko bakora iby'Imana ishaka, baba bari mu kinyoma nyirizina, baba bari mu kinyoma. Abangaba bari mu itsinda bita ko barimo gukora iby'Imana ishaka cyangwa bahamya yuko bakora iby'Imana ishaka, ariko ugasanga barimo kurwanira iyi mitungo, barimo kurwanira amafaranga, barimo kurwanira iki cyubahiro ndetse no kumenyekana n'ibindi babirwanira. Yego, biraza kugaragara yuko bari mu kinyoma batari mu kuri. Yego, tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya icyo kubivugaho n'icyo kubishimangiraho, kuko nka ririya tsinda ry'abapadiri nk'uko n'ubundi amateka yabivuze yuko kuri iriya tariki ya 27 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1995 abapadiri ubwo bari mu mahugurwa cyangwa barimo kubatoza nyuma y'iyi minsi 9 y'amasomo ku bapadiri, uyu padiri Urban wa kabiri ubwo yatangazaga abatangariza yuko bakwiriye gutangira ikrisade. Yego, iyi krisade bakwiriye kwitangiza iyi ya mbere, kandi tubonye yuko yo icyo yari igamije ko ari ukugira ngo batere ubutegetsi cyangwa ubuyobozi bwari buriho bwa gisilamu kugira ngo babanyage cyangwa batware ibihugu byabo. Urumva, ni uburyo bwo kurwanira icyubahiro, ubutunzi, amafaranga ndetse n'ibindi, kandi bo barimo kuvuga yuko ari ubwoko bw'Imana. Rero iki ni ikinyoma nyirizina. Tugiye kureba icyo Bibiliya ibivugaho ibi bintu nyirizina, kuko biragaragara ko batari bari mu murongo wa nyawo dushingira ku cyo Bibiliya ivuga nk'ubwoko bw'Imana, nk'uko Imana yabitumenyesheje mu byo yatwandikiye, mu butumwa yaduhaye, mu bo yadutumyeho, mu byanditswe muri Bibiliya. Tugiye kureba Bibiliya ikihamya kuri ibi ngibi tuvuze. Yego, turahera mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 14 umurongo wa 17 kugera ku wa 19. Turebe icyo Pawulo yabandikiye. Arababwira ati, kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Ukorera Kristo atyo aba anezeza Imana kandi abashimwa n'abantu. Nuko rero dukurikize ibihesha amahoro n'ibyo gukomezanya. Ijambo ry'Imana twumvisha icyo ribihamijeho. Ijambo ry'Imana hano ryerekanye yuko
ubwami bw'Imana atari uko guhatanira ibyo ngibyo bishobora kuba byadutunga tuvuga ngo bizadutunga iby'igihe kirekire, ngo bizatunge abazadukomokaho, abuzukuruza, mbese inkomoko zacu cyangwa abazadukomokaho bose, uruhererekane rw'abazadukurikira, ngo bazatungwe n'ibyo ngibyo. Harimo no kuvuga ngo bamwe banyaga ubutaka abandi, bamwe ngo banyaga abandi bihugu runaka. Iki gihe urasanga nimba barimo kwitirira ko bari mu itsinda ry'abahamya ko bubaha Imana cyangwa bakora ibyo Imana ishaka, urasanga nyirizina bari mu kinyoma, kuko ijambo ry'Imana ryerekanye yuko kuko ubwami bw'Imana atari ibyo kurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Iri jambo ry'Imana rihise ribyerekana mu buryo bwuzuye kandi bubyerura neza. Dukomeje n'icyo Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 6 umurongo wa 30, ibice 6 umurongo wa 33 kugera ku 34 haravuga hati, ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Nimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo, umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Ahangaha naho haje habihamya yuko nyirizina icyo rino tsinda uyu Padiri Urban wa kabiri yamenyesheje bano bapadiri ngo bajye gutera bari abayisilamu kugira ngo bajye kubanyaga ubutaka. Bari mu gukora igihabanye n'icyo biyitirira, ntabwo bari bari mu murongo wa nyawo, bari bari mu kinyoma, ntabwo bari mu kuri kw'ijambo ry'Imana kurimo guhamya, kuko ijambo ry'Imana naho ribihamije rivuga yuko bari bari mu kinyoma. Ribihamije rivuga riti, mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibyo nibyo bindi nibwo muzabona kubyongererwaho. None aba bantu ko bavuga yuko babaga barabyize baranabihugurikiwe cyane, kubera iki banyuze ku ruhande w'icyo ijambo ry'Imana rihamya? Kuko izi Bibiliya dusoma cyangwa dukoresha nyirizina nizo n'ubundi icyo gihe bifashishaga basoma, n'ubu nizo bagikoresha, ariko nyirizina uwo murongo bari barimo gukoreramo ni urimo kwerura neza nyirizina yuko batari bari mu gushaka iby'ubwami bw'Imana, batari bari mu gushaka gukiranuka, batari bagamije gushaka amahoro, ahubwo bari bagamije gushaka iby'isi, ubutunzi, amafaranga, icyubahiro, kumenyekana, ariko bakifashisha kugendera mu murongo y'uko baba bari mu itsinda ry'abahamya y'uko bakora iby'Imana ishaka. Yes, iki ngiki urasanga rero ari ikinyoma. Nawe nusanga ari wo murongo urimo gukoreramo, ntabwo uraba uri mu kuri kw'iby'Imana ishaka, uraba uri mu murongo w'ikinyoma. Turebe n'icyo Luka mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 12 umurongo wa 15 habivugaho. Aravuga hati, arababwira ati, mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Aha naho harabihamije cyane, ubwinshi bw'ibintu wagira, waba waranyaza abandi, waba warabishakije, kuba ufite byinshi cyane sibyo byatuma ubugingo bwawe bumererwa nk'uko Imana ibishaka cyangwa bukorera icyo Imana ishaka. Rero na Matayo narahamye ibice 6 umurongo wa 19 kugera ku wa 21 aravuga hati, nimukibikira ubutunzi mu isi. Kandi abangaba bari barimo kuburundaniriza mu isi babunyaga n'abandi. Ni ikinyoma, ntabwo bari mu murongo wa nyawo. Nawe ubaye uri mu itsinda rikora ibyo ngibyo, icyo gihe tukora communication nk'uko twabyize mu kiganiro cyatambutse ku munsi w'ejo, kuko turasanga barimo gukora ibihabanye n'Imana ishaka, ukora icyo bita gutandukana n'iryo tsinda, kuko ari Imana igutegeka cyangwa gusaba gukora. Nimukibikira ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Urareba usange uyu Padiri Urban uyu ni papa Papa Urban wa kabiri, ubwo yamenyeshaga abapadiri yuko bagomba gutangira crusade ya mbere, bajya gutera biriya bihugu bindi. Umutima we nuko ariho wari werekeye, kandi nabo kubyemera nuko nabo bari umutima wari cyo wari ugamije kugeraho, kandi nacyo bari barigishijwe baramenyeshejwe. Ariko habaye hari uwari uriho iki gihe
wavutse icyo gihe cyangwa yari abirimo, yagombye kuva muri uwo murongo w'icyo kinyoma bari barimo agakora iby'Imana ishaka. Ndabashimiye cyane, twari turi mu mwanya n'ubundi w'amateka, w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana. Mwari muri kumwe na mugenzi wanyu Sibomana Anastase, ubwoko bw'Imana. N'ubundi ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Rero ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse no kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego, ndabashimiye cyane, n'ubundi tuzasubira. Gerageza woherereze iki kiganiro abantu bagiye batandukanye hirya no hino ndetse no mu magurupe uko bishoboka kose. Koresha ubwenge bwawe n'imbaraga zawe zose, ukoreshe umutima wawe wose, uburyo bwose bwawe bushoboka kugira ngo umenyekanishe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rero ndabashimiye cyane, tuzasubira. Yego, n'ubundi amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.